Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2021. Merry Christmas. Merry Christmas aho. Ndaho Noel. Terwa nuko bivuga ni umunsi mukuru koko. Kuri uyu munsi ndetse n'iminsi ubanziriza abantu benshi baracuruza. Abantu benshi barahaha imyenda mishyashya, bagaha ibyo kurya, ibyo kunywa n'ibindi byose bijyana no gushimisha umubiri ndetse n'umutima. Abana benshi bakunda uyu munsi kuko koko ni umunsi wabo nkuko babizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Yesu umugabo wavukiye Nazareti ariko agatigisa amahanga, ni icyamamare koko. Feme uyu mugabo yavukiye mu isi ariko abantu benshi ntabwo bemenya ku itariki yavukiyeho. Icyakora abantu benshi bemeza ko yavuze ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Ibi mvuga nibyo abantu benshi bakurikiza. Naho nabisomye hemeza ko uyu munsi ari we Yesu Kristo yavukiyeho. Ariko se byaje bite ngo isi yose ifate uyu munsi nk'umunsi koko Yesu Kristo yavukiyeho? Wakoze gukurikirana President Road TV. Iyi channel ikugeza ibiganiro byinshi cyane cyane by'iyobokamana. Nge turi kumwe Diniyo yita Simeo. Ngo hayi kazi. Iki kiganiro sinshaka ko haruza kugifata nk'impakanyi ihakana Noheli cyangwa se ngo mbere gupinga imyizerere ya buri wese ku rwego rwe bitewe n'uko yasomye, uko yizera n'uko yigishijwe. Ahubwo ndashaka ngo tugire harmony, tugire kumvikanaho ko ahantu umunsi wavuye dukurikije ibihamya, ibyo dusoma n'ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga. Ariko icyambere ndashaka yuko wumva neza uyu munsi aho waturutse. Buri wese rero bitewe n'uko abyumva ntanyumve nabi, ntiyumve yuko ndi gusenya kwizera kwe. Gusa hari ikibazo benshi bibaza: ese kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli byaba bikomoka hehe? Ijambo ry'Imana se ribivugaho iki? Ni muri Bibiliya cyangwa ni mu bapagani? Reka tubimenyeremo hamwe amateka y'umunsi wizihizwa nka Noheli. Uyu munsi washyizweho bwa mbere na Kiliziya Gatolika i Roma. Noheli rero yaje kugera mu itorero ndetse no mu yandi madini mu kinyejana cya 4 4e siècle nyuma ya Kristo. Bigeze mu kinyejana cya 5 Gatolika itegeka ko umunsi ukwiriye kwitabwaho ukazajya yizihizwa. Ibyo byategetswe na Papa Yura 35. Uyu ni umwe mu bapapa bakomeye babayeho, yarakomeye koko. Gusa twibukiranye neza yuko mbere hose yuko Yesu Kristo avukira mu isi, iyi tariki yahozeho kandi yizihizwaho. Hari byizihizwagaho kuri uyu munsi kuri iyi tariki, ndetse yewe abantu bagatura ibitambo. Byaje kugenda bite guhindurwemo umunsi w'uko ari umunsi Yesu Kristo yavutseho? Uwo munsi mukuru wa kera wahoze wizihizwa n'abapagani. Bari basanzwe bawizihiza ku itariki ya 25 z'ukwa 12 ari umunsi mukuru w'Imana Zuba, Dies Irae. Soma muri Ezekiel igice cya 8 ku murongo wa 14 ugere 16, cyangwa yewe soma muri Yeremiya igice cya 14 umurongo wa 15 ugere 19. Kubahiriza itariki ya 25 z'ukwa 12 nk'umunsi wo kuvuga kwa Yesu ni kimwe mu binyoma byo mu isi imperuka koko, nkuko byahanuwe ngo kuko igihe kizaza batazihangana ingisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, ngo bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo koko, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri. Bazaba bakurikiza ibibanezeza gusa, bazaba bakurikiza imigani y'ibihimbano y'ibinyoma. Soma mu rwakuri rwa Timoteyo igice cya 4 ku murongo wa 3 ugere kwa 4. Naho muri Luka igice cya 1 ku murongo wa 24 ukagera 26 haratubwira ngo bukiye umugore we Elizabeth asama inda, ngabisha amezi 5 mu kwezi kwa 6
marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya w'i Nazareti. Wabyumvise neza, ni mu kwezi kwa gatandatu, ntabwo yibeshye. None ko marayika yasanze Mariya akamubwira ngo azasama inda, ntabwo tubona aho yaramubwiye ngo usamye inda. Oya, ngo wenda duhere ubwo tubara tuti kandi wenda twemere ko Yesu yavukiye kingana n'icy'abandi bana, no kuvuga amezi 9. None niba marayika Gaburiyeli yarasamye agasanga Mariya mu kwezi kwa gatandatu, amadini yo n'ibindi bitabo n'izindi nyandiko bavuga ko yavutse mu kwa 12, babikuye he? Dore icyo bamwe babisobanuraho. Mu ijambo Musenyeri Jean Paul Jegel, ni umushumba wa diocese ya Arras mu Bufaransa, yavuze ko itariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2004 ko impamvu Kiliziya Gatolika yasemo kwizihiza ivuka ry'umucunguzi w'isi ku itariki ihurirana n'iminsi mikuru abantu ba kera bizihizaga imboneko z'izuba, ari uburyo gusuhuza ibya kera. Abantu bataramenya umucunguzi n'igihe yari amaze kugera ku isi yaje kwikiza. Naho mu gitabo Encyclopédie Catholique mu ngingo ivuga ngo Christmas, Nohel, dusangamo aya magambo ngo Nohel si umwe mu minsi mikuru yashyizweho n'itoro rya mbere, ahubwo ni umunsi ukomoka mu bapagani. Ibi bintu byaturutse hehe? Reka tunyarukire mu itangiriro. Turasanga umugabo Nimurode, umugabo w'indashyikirwa, umwubatsi, umwenjeniyeri kabuhariwe. Yewe yari umuhanga koko. Yabayeho mu gihe cyakurikiye umwuzure wo ku bwa Nowa, ni kera koko. Nimurodi uwo ni mwene Kushi na Hamu bakaba bene Nowa. Urabisoma mu itangiriro igice cya 10 umurongo wa 6 tugere ku wa 10. Uwo ni watangije Babuloni, ari nawe wubakishije umunara wa Babel, Tour de Babel. Uwo munara twibuke neza ko ari igihe abatuye isi bashatse kwiteranyiriza hamwe, baravuga bati reka dushake uburyo twagera mu ijuru dusanga Imana. Nibyo koko, Bibiliya bivuga neza ngo Imana yabonye ko bendaga kugera ku mugambi wabo, niko gutatanya indimi zabo irabasobanya koko, ntihagira umvikana n'undi, haza amacakubiri. Hari abantu benshi, ndetse benshi cyane yewe, bemeza yuko ari naho haturutse indimi zitandukanye ibihugu bikoresha. Iyo Babuloni niyo yagiye irimbura amahanga, ikanabohera abatuye isi mu bishuko no mu buyobe. Nimurodi niyo watangije umurwa wa Niniwe, wakoze ibyangwa n'Imana, ugashaka kurimbuka no kurimburwa bwa mbere. Nyamara abantu b'Imana baje kwihana, Imana irabababarira. Nyamara ukugomera Imana kuri Nineve nikwarangiriye aho, kuko amateka yemeza ko nyuma y'imyaka hafi 200 nyuma y'uko kwihanangirizwa, uyu murwa waje kurimburwa kubera kugomera Imana koko. Ijambo Nimurode mu gihe burayo rikomoka mu ijambo Malad, risobanurwa ngo uwigometse. Ni koko yarigometse. Nimurode yari igihangange, yarwanije Imana cyane. Nubisoma mu itangiriro igice cya 1 ku murongo wa 28, Imana yari yavuze iti mugwere mwuzure isi. Nimurode nk'umwenjeniyeri, umuntu mubi ndetse yewe aravuga ati mureke twibakira umudugudu w'inzu, n'inzu nini y'amatafari ndende igere ku ijuru, kwe gutatanira gukwira mu isi yose. Uzabisoma mu itangiriro igice cya 11 ku murongo wa 4. Nimurode yari mubi koko, mubi bikabije. Dore ibindi yakoze byatuma yemera ko yari mubi, arwanya Imana. Nimurode uyu yaje gucyura nyina Semiramisi, abana nyina n'umugore we koko. Wabyumvise neza, Nimurode yacyuye Semiramisi, yari nyina aba n'umugore we. Nyuma yaje gupfa umutunguye, wa mugore we akabana nyina, atangira kwamamaza inkuru z'ibinyoma n'ibihimbano, avuga ko Nimurode ariho mu buryo bw'umwuka, ko yagiye kuzuba. Antaka être spirituel, yerekana ishami ryashibutse ku gishyitsi cyumye, avuga ko byabayeho nijoro, kandi ko ari igihamya n'ikimenyetso koko ntashidikanywaho yuko Nimurode ariho. Buri munsi mukuru wo kwibuka Nimurode, ngo nyina we ari nawe mugore we nyine yazaga gusura icyo giti, maze bakashyira amaturo. Uko niko umugore yabeshyaga,
bityo umunsi mukuru wo kwibuka nimurodi bawushyira ku itariki ya 25 z'ukwa 12 buri mwaka. Twahera twemeza yuko uyu munsi ari Yesu Kristo yavutseho, nk'umunsi bibukiragaho Simeramisi cyangwa nimurodi, umugabo wa Simeramisi akaba n'umwana we. Biratangaje. Gusa aho ni naho benshi bemeza ko ari hakomotse Noheli. Ibya nimurodi bihindura isura, bityo nuko Noheli yinjira mu bantu, yinjira mu bakristo iturutse mu bapagani. Byaratagatifujwe koko. Twagombye kwitira indi zina, ariko ntibyayibuza kuba umunsi mukuru wa gipagani wo gusenga Imana Zuba. Nta cyahindutse keretse izina gusa. Ibya nimurodi wabisoma neza mwitangira igice cya 18 ku murongo wa 8 ugere kuri 12. Nimurodi yari umugabo w'umunyembaraga wabayeho nyuma y'umwuzure mu gihe bubakaga i Babuloni nk'uko twabikubwiye haruguru. Uyu mugabo yaje gushyingiranwa na nyina umubyara, bakabyarana umwana witwaga Tamuzi. Muri ya minsi babanye baje kuryamana, amutwika inda, babyarana umwana w'umuhungu bamwita Tamuzi. Iri zina baryitiriye ikigirwamana basengaga. Nyuma nimurodi yaje gupfa, maze nyina abura uko asobanurira abantu inkuru y'ukuntu umugabo w'igihangange nka nimurodi yaba yapfuye nk'uko twabikubwiye. Ubwo nyina ahita abwira abaturage ko nimurodi yagiye kuzuba adapfuye. Ubwo bakaba bamwibuka ku itariki ya 25 z'ukwa 12 buri mwaka ko bari abapagani nyine. Ngaho aho bihurira na kwakuramya ikigirwamana Zuba Yesu Kristo. Ubu papa bumaze guhuza abapagani n'ubukristo, imigenzo yose y'abapagani yaje mu idini. Kwibuka ko Kristo yavutse ni byiza, n'iby'igikundiro ni byiza, ariko si Yesu we yavuze ko tuzatumwibuka tute? Yaravuze ati mujye mugira mutya kugira ngo munyibuke. Igihe yaherezaga abigishwa b'umugati bakamanyagura koko bakanywa no ku nkongoro, yaravuze ati mujye mugira mutya kugira ngo munyibuke. Igitariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 sinzi aho byavuye. Kwaba ari ukwirengagiza ukuri rero, kandi itariki izwi neza ko ifite aho ihuriye no kuramya ibigirwamana. Wihangane kandi mbabarire niba nagukomerekeje muri iki kiganiro. Navuze ibyanditse, buri wese afite amahitamo ye n'aho ashaka gukurikira. Uzabikora uko ubyumva, ariko njye sindi kumwe nawe. Noheli koko ni nziza, ariko si koko uyizihiza ubyumva neza? Wakoze gukurikirana ikiganiro. Ndagushishikariza gukora subscribe kuri Perezida Road TV kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro, cyane cyane by'iyobokamana bikugezaho kuri